hari igihe Imana iguhamagara utari muri position yo kuyikorera ya bindi bide yego nturi mu byaha ariko uri average mu nzu yayo urakora bisanzwe. Narakoraga nkora muri Sunday school ariko ntago nari niteguye kuvuga ngo naza kwigisha ijambo. Numvaga biteye ubwoba. Urumva hari urugendo rwo guhinduka mushya yego, ariko Kristo arabigushoboza. Mu by'ukuri yaguhamagaye aranagushoboza guhinduka mushya. Ibyo wabagamo ushayisha ibidafite umumaro, gukorera Imana no kwitanga, cyangwa navuga ko ari sacrifice. Ari amakwe amwe utangira guhomba, hari ibirori utagitaha, hari idini uhita usohokamo, hari amagambo arashayisha ugomba kureka. Muri make hari ibyo ugomba kurekura, cyane cyane ko yampamagaye ndi mu kazi, ndi mu bintu byinshi, hari ibyo nagombaga kurekura. Urumva habayeho urugendo rwo kurekura. Yego n'ubu ndacyarwana nabyo, ariko hari ibyo Kristo amaze kundukisha. Hari amarozi menshi y'ibya Kristo yandukishije. Amen. Amen. Rero habayeho urugendo rwo guhinduka, ariko bifashijwemo nawe. Ikindi uburyo nabyakiriye, nitekerejeho cyane. Ndavuga njyewe ndinde Kristo kugira ngo ampamagare. Nasanze ndi umunyantege nkeya, nasanze ubwenge ari buke bw'ibi bintu mpamagariye, usibye ko icyamfashije no gukomeza ntega amatwi nkumva what next, nkumva n'iki gikurikiraho. Kristo utabwiye igikurikiraho nta kintu ndi bushobore, utanyiyeretse kwa kundi wanyiyeretse umbwira ngo ugiye kunkorera. Nari vide nta kintu kumva n'ijambo. Amen. Ariko ndashima ubuntu bw'Imana.